kubera ko naturi naha natekereza bakiza bazuza gitara padene ziza kwinyutse nyamuriye isigi ubutaramo zano vanafuna kuritsingi zose fasi umasi bistaba asa kabaze mu bitaro sanate bari konereye none nyine ko ndagenda nashaka kubaza ibintu bimwe none ndakugabiye mu izina rya Yesu iriya niyo sente tuba tuzina umuntu agatekereza akavuga ngo niki cyabaye icyakabiri naza gucuranga pade mukanya nabaza gucuranga akompanyema tutekere ku rukundo twicaye hariya mbwira umugabo wanjye se nta nimero yakiri ufite iyo ubwiye kirika kaza uyu muhungu Yesu mwiza uwanyimikana umwami w'ishana imana ijacu sinabikunda amurira ishe Yesu mukunzi wanje ayisicika kw'isi Yesu
yisirimba nk'umukeba. Hano nta mugabane mfite, ngwino ndakubuye, winjurira iwacu. Curanga. Amen. I
n'umugeni afite ubu kubera ko naturi naha nandikira nzabakiza amazuza tutara kubera ko Uganda na hano nakamodoka ndagira ngo yagutse yaguka sanga iwake agutse mu gitondo ngasanga iyo bageze hano ibyo ari byo byose masaha 10 Gatore bamusaba ibibazo basiri ibyo byo gushina kamugana n'abagore uza gusaba ni kubera ko ari ushoboye mwira waje mfite kandi muzi ko Museveni azagerageza agira detantu kugira ngo yituze kwinjira ari umuntu bita Gato nazabakiza Patrick nanye narubwira ndayafashe ndayegamiye na Revera Kato na Alfu na Karekeye na Ndamayizi twigeze guhurira Igisenyi turira umuriro w'ipoto uyu wacu araho tugenda n'ifashe ukigasenge ngira kibomita imbisi nagansanga kakurya kuzu sikakurya k'umuntu bapfumuye ngahantu twese dufite sayizi imwe dufite inzara nta faranga tugira turi empty umuntu yagaza turamutsa ngakosora tugira ngo bimeze bite tukabona ukaje kurayo uyu muzeyi niwe wari waragowe no gucunga nashimye Imana ko twese kugeza ubu dukomeye muri Kristo kugira ubaza yabaye pastor aha kira koze no nataka mwiza kugira abaye pastor nyene yabaye pastor zabakiza ni evangelist ukomeye jewe ndagira bagiye kuba papa twarakomeye turakomeye Yesu yamagenda dukomeza Gato ayoboye abanaziri nukuba ngo Yesu yamatubwira abantu bakomeye nashima ko buri gihe iyo ngeze hano abuze twita Yesu akumugisha kandi turagukunda iyo ibyo n'ibibutse ibintu byinshi nishimiye Scovia Apostle uriya muntu turakunda aradukunda natwe turakunda nishimiye ko waje tubura muri iyi foto Evangeliste Kidumu inshuti wacu uriya mugabo agira umutima mwiza ndamubatumiye mwiza Kidumu ni umuntu mwiza bitangaje yewe heza mugeza ko umubwire ngo Kristo abane nawe arakari umuntu atakireje kare ariko uyu wacu n'uzi kuririmba
Amen. Ndirimbo yanjye rero gusimenya ibitero neza. Iwacu ushinzwe praise and worship. Uzanire indirimbo z'icyongereza. Baririmbira ziri mwumva. Uzanire icyongereza neza. Zinanire basabe ndirimbo worship. Kandi hari abantu batekereza buriya worship itandukanye na praise. Kuko iyo mugabo yose anabashizemo hakuna Mungu kama wewe anaweza yote. Ariko twose abavuga gukomera kw'Imana mugari kw'Imana kuri deep. Ariko tukaduseme n'uko bari natubiri. Arabo twasigaye David. Ese ninde muntu muri Bibiliya bakazutongera abantu. None Bibiliya ndagira. Ese niko Yohana wize Bibiliya Bibiliya habe n'abantu bazavuga ngo ndagutongereye kandi kakuha bada nziza gatorera gusa nziza jewe zanyibyina ariko ikintu uzasigira gusa aho mama nige kitakwiye ngiye kugutongera bada nziza ariko iyo nyuzinye mu gihe isigira uruhunda zirumva navuna buri kintu zose umufasi w'isitaba maze ngo ibitaro by'amata abana nijo babigisha sente bashitse iriya bama banyihisha baba barikondereye none ubu nyine ko ndagenda nashaka kubaza ibintu bimwe none ndakugaruye mu izina rya Yesu. Iriya niyo sente tuba tuzina umuntu agatekereza akavuga ngo niki cyabaye. Icya kabiri naza gucuranga pade mu kanya nabaza curanga yakompanyema tuba tuzina igihe kituma cyo kubwiriza ndabereka ukuntu nza curanga pade ndayivuza mwese murabiyamura okay, nani kandi uyu munsi ndavuza pade tuzamura ibiganza duhe Imana icyubahiro. Alexi tuzamura ibiganza n'abari uriya mukobwa wambaye umupira w'umutuku amaboko areke tuzamure twongere tuzamure sema haleluya. Nanjye narimba kumbuye kabisa. Kuwa kabiri twahatswe gupfusha igitaramo twapfukiye hato ngo tudahane umurambo w'igitaramo na kabiri kabisa umuntu wese azagenda yikoreye umuturi wiwe w'igitaramo. Kuwa kabiri twama dutaha titwamenye ngo twatarama ntari twagetse ariko ukazabona nyine ufite ibirarane biri mu mutima z'igitaramo. Ariko uyu munsi duhaye Imana icyubahiro ko duhaye igitaramo cyiza. Twikirize cyane haleluya. Turashimira abanaziri Imana ibamugisha. Abanaziri batangira twavuganye na representa wanyu mu mubiri inshuti yanjye turavukana mu mubiri. Ndabwira abantu b'abagabo kuriya mumaze kuba abagabo ntabwo batekereza igikorwa mukamba bagikora ntayindi support mutegereje umwemere kumura abantu b'abagabo kizoza kiguma kikabanezeza. Muragikora kirakomeje cyageze hirya no hino nk'uko babibavuze. Ikintu kigeze ifizi ntabwo nyine abari abantu babayeho ariko hari bataragira bene abanaziri mu bari ifizi ibintu bidasanzwe. Imana rero ntabwo twibukaza mwica iteka wagira umuntu bakanga wese ngo bino bintu twamukora n'ubu biriya byigeze kubaho bamabwira ngo inzu mwubatse ngo
ukaba bamupishije ijwi apana abantu uzaba gupfa kuvuga ukumva ijwi rikamubwira ngo warahamagara uzi ugenda uje imbere Imana ikomeye si Imana y'abakomeye si Imana y'abafite imbaraga ni Imana yabemeye guhamagara kandi ingorane z'umuhamagaro zirazimenywa n'umuntu umwe. Umuntu uri mu muhamagaro niwe uzi umenya ingorane zibaho uko abantu bose bagabana muhamutana bakagira ngo ibintu bisanzwe ariko mwebwe kubera ko mwabihamagariye muzi icyo ari cyo nicyo muhamagaro rero kuba mwarakomeje Imana ihabwa icyubahiro mufite itegeko zo kwikiriza niba abadayimoni babateye mwirekure kwikiriza sema haleluya. Turashimira Imana kandi ko turi kumwe na mama Darlene. Nabonye abakobwa baratsirimba hano buko nibuka tukiri abakobwa twaga dusirimba jewe na Nyakazungu na Aneti na Rasheli na Joli na Rasheli waje kanyuma gato ariko nikatu bakamatu bitako turi ibirara kandi abwenge turi tukajana abamucuranye na abakuru na bagatore na banyene n'aba bagabo nyine b'iwacu bataraba b'iwacu bakiraba abandi nyine abakiri wabo tukajana tukatarama bakamabona nkaho ntabwenge tugira ariko nabonye abakobwa gutya barasirimba igisirimba muri kubona ko hari abakobwa basigaye bavuza ipendo kera abantu bagazavuza ipendo umukobwa yavuza ipendo akamajinga akajinga atashaka ariko abakobwa nyine basigaye bavuza ipendo umugeni akaboneka ibyo ni ibintu bidasanzwe rero kuba mwarakomeje Imana ibereye icyubahiro. Turashimira rero Imana kubana na Perezida Kidumu umuvandimwe n'inshuti Imana ibamugisha turi kumwe mu bintu byose mfite urukundo twicaye hariya mbwira uyu mugabo ati se nta nimero ya Kirika ufite iyo ubwiye Kirika akaza uyu muhungu ni umugabo uyu mugabo umubare kubituma aragira umukecuru utwaye twavuganye buke ariko mwumva cyane kandi mfite umutwaro wawe afite ishaka ry'Imana afite umwete wo gushaka ibintu by'Imana. Jewe ndi kumwe nawe apana kuvuga ngo famiye w'ibireke jewe ku giti cyanjye ku mutwe wanjye njye ndi kumwe nawe uko bizogenda kose aho bizoca nta kanwa kanje kazovamo ibintu bibi bikugwana tibiri nzagusengera ngusapote uko ushoboye kuko ni umuhungu mwiza kirisha ukunda abantu Imana igumugisha ko waje papa kandi ntimukazamubwira ibibazo by'abantu batwanga ahubwo tuza tugira ibibazo by'abantu badukunda bataza babitubwira bajya abantu baza bagenda bamukunda tuti atarabimbwira narapfuye se abantu dufitanye ibibazo n'abadukunda bataza babivuga ariko abatwanga mushireho umurego mukomeze musonge imbere kuko iyo muhamutwanga mugashyiramo umwete biza biduhesha gusingira abadukunda. Imana ibamugisha. Indirimbo baduhaye imwe irarangiye tugiye kuririmba iyindi imwe hanyuma tutaha umwanya. Sinakwibagirwa ibyiza utugirira ni wowe ubabarira ibyo twakiraniwe iyo tunaniwe uduha ku mazi tugasindagira twegera umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya imyaka myinshi isabato nziza wari mwiza
muzamure ibiganza. Haleluya. Naho